ariko uri kumva ukuntu horoshye kaho mama yake Yesu we cyakora abagabo murari bise bizamuka ariko si bibyo niba birazamuka naho ubundi rero ngewe izi size nizo nkunda murabona ko uyu mukobwa ari mwiza uyu mukobwa ikibuno aragifite afite urukara rw'umwimerere nta mutuku afite nta mukorogo babandi bitukuje ugasanya ejo bundi yahindanye urabona agakaraki nge n'agakara kanjye kari na karavanze nta nubwo ari urukara gusa cyane Imana yampaye ntabwo harya agurukubereke abereke gwede tubereke nyashi wababonye cya kibuno nababwiraga ikibuno giteye neza sha ku buryo aramutse ahetse umwana Yesu we Mwana nyagasa sha abagabo murarya rwose kandi kwisanzuraho ko iki mabuja nese ntibabibonye umukobwa ariko ni mwiza urabona ateye neza afite agafesi kari oji ntabwo ari nka Joyeuse ni baby face Joyeuse afite ikibuno gihengamye afite agafesi kabi afite agafesi reka nkurabure Joyeuse twarahuye ejo bundi Karongi ngagiye gukora ya ndirimbo oya twarahuye akashasigaye afite ubwiyemezi Joyeuse kankurabure mani gabanya kwiyemera asigaye yirya Joyeuse asigaye yirya byara ariko abantu bamugani kuki abantu bose babaye abasitari bigira abantu bahaye wabwamuvunye nose Joyeuse yavunnye ikiko kuvuga ngo nkunda jya unagahita n'umutari kubera iryo jambo rimwe ngo nkunda jya uno ngo nanapfa kubera ibi si iryo jambo nose yavunitse oya ngo wanjye ni Juno kize nibaza gutekereza ibyo amini kugira ide yo gutekereza ibyo bintu none asigaye yiryagagura yanze no gusura Mike ndakubwira ati twahuriye hariya kunuze Karongi mani abatuma twati kumwe amusuza abiryaho fo yagenda ngwiki amaze kubyina ntago warusha dore imbogo mani Joyeuse ariyemye oya kubera ko Joyeuse buriya nawe amaze gutinyuka ariko urabona na dore imbogo akinjira muri entertainment yari atuje yiyorohereje ariko ubu asigaye yumva ari ku rwego rwa ba Pamela ku rwego rwa ba Debeni ku rwego rwa Bandera rwa ba Medi urumva n'umuhanzi ukomeye umuhanzi si we wahe dore imbogo ariko wowe kujya wongeye ntago ngewe rero abantu biyemera nka Joyeuse nubwo yakuramo ikariso Joyeuse nubwo yakuramo ikariso akaryama ntago namuha kuri icongo yanjye ngiye nubwo yazana amafaranga ngewe Joyeuse ngewe kutashizemo icupa wewe cyakora dore reka bahuye ari nijoro cyakora dore imbogo ikibuno bamaze kucyoroshya umuntu yamutamira reka mbanze nkubaze ari wa undi ngo ni Miss Gicupuri nanuze na dore imbogo na Joyeuse wakemera nde wahanje Miss Gicupuri ntago umunsi ntawuzi ejo bundi yarari hano Gicupuri nawenzi Miss Gicupuri ahubwo umuntu nkunda ni wa wundi bitanuza uri hari ukina porno nindi isimbi vona no berere isimbi shafite ikibuno cyiza mwabantu ejo bundi nabonye video ye yari kumwe n'umunuza n'umunaigeria wakunywereye bya binini wavugaga ariko kwavuze kutabizi nyine kwavuze kutabizi none se ko wa mugani ko yatarivuga ngo ntabwo yavuze ngo ntabyazi nge ndi kumurabura Yaka naye ndagukeka zaramuvugisha na Alfred zamukubwirira oya nge ndamukeka Yaka ngewe wavuze kutabizi hanyuma ibyo binini wabimenye gute so wabimbwiye so ya nukujya numva kandi wavuze ngo ngewe umuntu wanyeretse iyo video yambwiye yuko Nigeria iramiti yari yayinyweye oya ba Nigeria ariko bafite ntuze bafite igikoresho Nigeria bafite igikoresho barakora noneho kaka nawe urabazi baragera baguba oya ntago bari bagusogongeraho ariko gusa nubwo bagusogongera ngiye busa ni mediri pasiki ko tutasezeranye se nivuta ni kuvute
ariko gusa ndagukunda. Nanjye ndagukunda pe. I love you so much. I love you too. Urukundo rwanyu rumeze nk'impuzi. Rumeze nk'iki? Ni vutu ya vutu. Ni vutu ya vutu neza cyane. Message karabone wari kumbura ngo none ngo arabakobwa basigaye batanga message ngo yitwa ngo niba ari body to body massage ngo body to body. Ese wari kusiyaka wari bwaje muri massage dakareka sha naba nkubeshye none se kamaze kubaza naba nkubeshye rwose uretse gato tubanze dukurura ku kantu sibyo ramutse ugiye muri massage bikumva kajya muri massage hariya rwose niba ari ukuryama niba ari ukwicara niba ari iki ukagenda ukiyembura hariya bakajya gukora massage yawe bari gukora wambaye ubusa njyewe se nese bakora massage wambaye reka da uba wambuye ubusa njyewe buriya njyewe niyo ngeze kuri babandi bitwa ngo ni ndangamiro ipantaro ntabwo njya nyirenza hano ku mavi ndatsura ntabwo ujya uyirenza ku mavi reka ntuyirenza ku mavi ariko baba bari kugukorera ku ntuzi kurigira inka munyarwanda aho aba ari sawa ariko aba ari sawa se ahandi kuki utahagira kandi aho ingenzi uba waherekanye aho ingenzi mba nakoze ariko mba ndi stand by kwiruka genda kubwira muri massage rero sibyo uragiye ugeze mu cyumba cya massage fresh neza wenda wabanje no muri sauna n'urugero ko sauna ntago wayijyamo n'ubundi wambaye ese bakoreramo ibiki sauna ni kujya kota oya ntago abishitani kujya kota urumva iriya miti ya kinyarwanda ari kuvuga ngo igafungura imyanya ruhumekera ugahumeka neza ibintu nk'ibi ni nko kwiyuka ni ukwiyuka ariko bakoramo ibidakenewe cyase ego baba sauna saba harimo n'abakobwa baba barimo ni abantu baba batarimo hose ingeri zose ziba zirimo ariko bakoramo ibintu bidakenewe yagiye wa mutipe uba uri kukoza hari ukuntu uba ushaka kugira ngo bakumase urimo hari ahaboro noneho iyo ari umukobwa asa nk'uri nimara kugutsirita nacyo akagitsirita igitsina se nk'uguki akagifata none ndakubwira ati njye nigiriyemo hariho nabonye bari kubikorera noneho we akazajya anayishyiramo kuko nawe ntaba yambaye agenda wagera no muri massage rero bambaye busa bose n'umukobwa waje uba ukenyeye agatenge uragenda agataho agatenge ugakenyera hejuru ufite n'agatenge ko n'ubukenyeye niba wambaye risutiya nyine ukayigumishamo cyangwa ukayikuramo ariko icyiza ni ukubikuramo byose ukagenda wambaye agatenge baguha rero wamubire uba uri kukumasembe no kukumasembe no kukoza ni umutipe se uri kukumasa umukobwa aba ari koza umukobwa aba ari kumwoza nyine anayishyiramo yagiye ayishyiramo imbere nyine naho ari kuhatsirita uri kumva noneho ndi kwibaza noneho nyuma yaho rero ukagenda ukajya muri massage amara kugera muri massage Yes, reka nongere nguhereze ikaze yo subscribe kuri Umurava News. Umunsi ku munsi gatanu kuri gatanu. Mina yitwa T Bless na none T Boy T Biswege baddest body baby mo class ya Kuba the top ambassador. Sound the machine on the mic lays while lays your blessings over blessed. The top hasra Mr. Mama tushaka no muhungu utajya ubura imigozi muhambira. Namba no on the mic nushaka wongera ngo akasa mutwe ntwa ya Rwanda. Imbere kuri kamere turi kumwe n'uwo bita Yaka Mwana. Ni umuhost uyu munsi ndaje mu mikoro kugira ngo ikiganiro cy'umunsi akiyobore atubwire umutumirwa yatuzaniye tubwire tumenye ngo wagwane Yaka patie mikoro umeze mute bro this is Umurava TV mabusha kutoka USA ubu rero ubu tuvugana banzu namuhereza ubutumwa ku rugiye kuzamwakira ejo bundi mabusha rwose ahantu uri USA ukihaguruka werekeje Kanombe werekeje Kigali mabuje uzambwire rwose nze nkwitegure ku kibuga cy'indege nze nkwakire ku kibuga cy'indege mabuje wanjye antuka vraiment ukigera hano ndabiza agafi kagomba kuboneka ndetse ukandinda icyaka kugeza igihe uzasubirira United State ubu rero tuvugana iki nicyo cyukina raye ndi gusamura tore n'uyu rwose muze ko tubwira abahuriye na Raisa cyangwa se ahahuriye na mama Queen wa Nzovu muze ngo Raisa tumubwira ngo bye bye mo bebe suza abantu ndabashuje cyane kirura nkunda ndagukunda cyane sheri
abari kurya indimi rero barya ibihiye nyine. Nshimira n'abana kutoka Michigan, abana rwose bari Michigan bari kunyitaho muri iyi minsi. Kabyeri kari kuboneka, mfite mwana rwose uri Michigan yarambwiye ati wowe buri kuwa gatandatu ujye ukora ku rusinga ubundi nkanda akanyenyeri Yaka, ntuzicwe n'inyota, ntiwaremewe gukakara. Niyo mpamvu rwose uwo mwana uri Michigan ndamushimira cyane. Ni mwene nyina w'umuvandimwe bita Munyanziza. Sheri bimeze bitese. Maze muganireho gato ndaza kuza kubunganira nyuma. Harakana abakecuru bakoraga kera. Oya, ibyo ngibyo babikora abana bakiri batoya. Bari gukora ku tududu twabo. Nese ngenda cyafite akadudu. Abana babikora byagenze. Hari ukuntu oya, abakecuru mu cyaro hari ukuntu yazaga agasanga wicaye. Ngo pucyuri ngo nawe urakaze ko kanisa. Oya ndakazi naye ejo we nagiye mu ntara ahantu bita mu Ruhango. Noneho hari ukuntu nyine abakecuru babicaye bataramye. Noneho haza akana ke kambaye ubusa. Ngo ngwino hano mubwire ukajya kubona ngo agakora so kwigisha abantu buraya. N'uburaya n'ubundi. None kibibuza ngo babikora n'abakecuru. N'abakecuru nese hari umuntu mukuru hari umuntu w'urubyiruko wabikora. Nese ubigiye ko baba baracuze baba bagitekereza ibyo bintu koko. Niba abakecuru baba barariye hiti bakiri abana. Baba barariye hiti bakiri abana. Hari abakecuru muri iki gihe nabo rwose usanga abana bakiri kurya hiti rwose. Ugasanga umuntu umukecuru ariko umukecuru agahita gusweza nyoko. Gaho akaguto oya uzabwire Kanyombya ngo ni umusaza yanagwita. yakwica. Abasaza babumva basubira ibwabo. Kanyombya twigize guhurira mu Kiyovu kira cy'abakene. Naho ngati Kanyombya bimeze bite? Aranyihorera kwa ko yari kumwe na madamu wiwe. None navuga none mitambwira umuntu dore kumwe navuga ati shaka Kanyombya arashaje. Ngo hashaje ngo so wakubyaye. Ntabwo shaka kashaje. Kanyombya arashira kubyemera. Kandi afite imisatsi y'umweru. Kuki atemera kashaje? Ntabwo yabyemera. Ntabwo ari we gusariga n'abasaza bose. Ariko wowe wakubwira ngo uri hafi gupfa wabyemera. Ari kwegereza mu busaza kandi bona tuvi twaratangiye kuza. Oya nzovu ntago arasaza cyane. Oya nzovu ntago ari nka Kanyombya. Nzovu ari na mugufi nta nubwo yasaza. Nzovu ikintu kizamusajisha ni inzoga n'igitsina. Cyonyine. Ko nibyo bintu akunda. Ngewe we ntukunda igito. Ni inzoga. No tukivuge wivuga ngo igitsina. We ntukunda igito. Wa mugani. Shanda gikunda. Nese twaraye tukora iki ntawe naguhaye nijoro. Ntabwo ari cyane nka nzovu. Oya nawe uragikunda gasore. Nawe ndagikunda ariko ni gake. Uragikunda. Sasa birenza no kugikunda ngo unakibonye naho cyaguye hasi. Yagitora uyu muswera nayo kwizina yagitora. Ariko gitoro kagikunda. Namubajije Yaka ukunda iki? Ngiye nkunda inzoga n'igitsina. Oya buriya cyakora byo tusubiye inyuma shakira ryo. Kiraryo hamwe abagabo. Wabushonga gusa. Ariko nanone wa mugani wawe birabikora uwahaze. Birabikora umuwazi. Ndakubwiye utariye. Sha wanakigwa hejuru. Ariko we nubwo waba utariye wabikora. Nubwo waba utariye Yaka nubwo yabatariye. Ahubwo yo nashize mu icupa nakigwaho. Kinavura hango. Ubujyango ni bya. Kivura hango banywa kugira ngo barongore. Ariko seriyo waraye wasinze cyane ukakira. Hari ibinini banywa se. Hari ibinini banywa amana ariko sinzi amazina yabyo nabibonye ejo nabwo hari. Hari ugeze kubinywera gutunganya. Oya gaspe. Ngo kugira ngo ngarongore cyane. Kurongora nk'amasaha 3 atarangiza. 3 4. Ujagenda. Kwizina ngiye narabibonye ariko ntawe nibuka izina ryacu. Oya. Nabonye umuntu abifite. Ndawati se ni umusaza. Uzabindangire shara umukobwa ujye unsuzugura. Ngeraho navuze ngo iyo wanyweye inzoga ngo bishobora cyane kurenza. Oya cyakuri unanyweye akayoga bwo ndagerageza. Ubwo uri kumva wowe inzoga nibyo. Ariko nk'ubu nanyweye. Ubu wibeshye ukwa. Ni amasegonda ni bip. Iyo bip rero ngiye ntago naguha. Reka. Umbe bashaka umuntu umara ubusana. Nese ubwo. Utamaze wenda nk'agasaha kamwe wambwira kuri gukora. Mbakina nashaka kuvuga gusa ndashimira M23 Tensile Force atake rwose muri gukora mwataka FRDC. Numvisha amakuru meza mu iki gitondo
uburyo bunagana yavuyemo mu gitondo mu rukerera sotoni siriforo mu bafate berekere rubero paka kure mbele beni bobeta baborole wanapenza mubaretse kabisa ugasuzuguro kabo karangire. Ubundi ngiye namaze kubabwira yuko ikintu cyangiriza Kongo Kinshasa ni aba batombaye bagutoga Kinshasa baguto bari wasemaringara wari wangara nibo batuzambirije no Rukivu na Sud Kivu. Bone se Yaka Yaka umukunzi wawe mushyashya urimo urakusanya muri iyi minsi kwita muri iyi minsi uri kumva ufite gahunda kuzamujyana muri Kongo? Oya yo ntabwo namujyana muri yewe muri Kongo nzasubirayo ngiye mu kazi uyu we nzamusiga hano. Ntabwo nakemera ko yakajyana muri Kongo yantaye. Ngewe ndagenda ngiye mu kazi ariko ntabwo najyana n'umugore. Kurwana afite imbaraga se inzoga zazimazemo n'abagore. none se ndajya kurwana ngiye guterana bogisi ngiye guterana imigeri si Karachinikov ntabwo ari agatuza kanini. Noneho rero za mbunda mwakoreshaga kera sizo bari gukoresha umunsi wa none. Zirahari nazibonye. Mvuye kuri YouTube ndi kuzibona izo nakoreshaga hari PKM nizisanzwe Karachinikov zisanzwe rokete zisanzwe ziracyari hari izindi za original wenda zaje nshyashya ariko na za zindi ntago bazijugunye zose se nizirasa zose nizirasa azakoresha za ndi yakoresha isasu ni isasu my friend niyakerebeye ahubwo niyikwica nabi isasu ryo nirijya rikira uzi isasu riri ingesi ridaheruka amavuta iyo bari kurasha niyo unakize urwara kanseri kubera umwanda riba rifite kuko bari rishashya rikwinjiramo udapfuye warwara kanseri. Yaba ari imbunda nshyashya yaba ari ishaje byose byica kimwe ahubwo ishaje niyo mbi kuko iri rasasu ryayo ubumara riba rifite ntushobora gukira. Wese Yaka mu by'ukuri kuzima urabona ko imyaka yawe uri kugana mu zabukuru. Nge ndabyemera ndi gukura kugana mu zabukuru ahubwo se ko imvi zitaza sheri reka intambwe ntabwo ziraza bazajya muri sana cyangwa za Uraka 38 hari ubwo ari myinshi urashaje ariko 38 se yakurwa adashaje ako no kubera inzoga nizo zituma umusaza n'abagore ko burara ukuntu buri kunkora mu musatsi rwose wumva utuntu turi kunyura mu mubiri rega ndikumva kumunyu ukuntu ndi kugukunda cyane sheri ushaka kongera kujya kunsa muzase mukanya muri iki gitondo we ako unhaye mukanya uri kumva ushaka nakandi barero mwaba tipe mwe rero dore ikiribwa dore icyakura uranzoranani tolerasiyo ngiye Yaka ariko uri kumva ukuntu horoshye kaho mama yake Yesu we cyakora abagabo murari bise bizamuka ariko si bibyo niba birazamuka naho ubundi rero ngewe izi size nizo nkunda murabona ko uyu mukobwa ari mwiza uyu mukobwa ikibuna aragifite afite urukara rw'umwimerere nta mutuku afite nta mukorogo babandi bitukuje ugasanya ejo bundi yahindanye urabona agakaraki nge n'agakara kanjye kari na karavanze nta nubwo ari urukara gusa cyane Imana yampaye ntabwo harya agurukubereke abereke gwede tubereke nyashi wababonye cya kibuno nababwiraga ikibuno giteye neza sha ku buryo aramutse ahetse umwana Yesu we Sumana Nyagasta sha abagabo murarya rwose kandi kwisanzuraho koko iki mabuja nese ntibabibonye umukobwa ariko ni mwiza urabona ateye neza afite agafesi kari oji ntabwo ari nka Joyeuse ni baby face Joyeuse afite ikibuno gihengamye afite agafesi kabi afite agafesi kabi reka urabure Joyeuse twarahuye ejo bundi Karongi ngagiye gukora ya ndirimbo oya twarahuye akashasigaye afite ubwiyemezi Joyeuse kankurabure mani gabanya kwiyemera asigaye yirya Joyeuse asigaye yirya byara ariko abantu bamugani kuki abantu bose babaye abasitare bigira abantu bahaye wabwamuvumye
bakamuvunya mustari bakamuvunya nose joyeze yavunnye ikiko kuvuga ngo nkunda juno agahita umutari kubera iryo jambo rimwe ngo nkunda juno ngo nanapfa kubera ibi si iryo jambo nose yavunitse ngo wanjye ni juno kize nibaza gutekereza ibyo amini kugira ide yo gutekereza ibyo bintu none asigaye yiryagagura yanze no gusoma Mike ndakubwira ati twahuriye hariya kunuze ikarongi mani abatuma twati kumwe amusuza abiryaho fo yagenda ngwiki amaze kubyimba ntago warusha dore imbogo mani joyeze ariye oya kubera ko joyeze buriya nawe amaze gutinyuka ariko urabona na dore imbogo akinjira muri entertainment yari atuje yiyorohereje ariko ubu asigaye yumva ari ku rwego rwa ba Pamela ku rwego rwa ba Debeni ku rwego rwa bandera rwa ba Medi urumva n'umuhanzi ukomeye umuhanzi si we wahe dore imbogo ariko wowe kujya wongeye ntago ngewe rero abantu biyemera nka Joyeze nubwo yakuramo ikariso Joyeze nubwo yakuramo ikariso akaryama ntago namuha kuri icongo yanjye ngiye nubwo yazana amafaranga ngewe Joyeze ngewe cyakora dore imbogo kibuno bamaze kucyoroshya umuntu yamutamira reka mbanze nkubaze ari wa undi ngo ni Miss Gicupuri nanuze na dore imbogo na Joyeze wakemera nde wahanje Miss Gicupuri ntago umunsi ntawuzi ejo bundi yarari hano Gicupuri nawenzi Miss Gicupuri ahubwo umuntu nkunda ni wa wundi bitanuza uri hari ukina porno nindi isimbi shafite ikibuno cyiza mwabantu ejo bundi nabonye video ye ari kumwe n'umunuza n'umunaigeria wakunywereye bya binini wavugaga ariko kwavuze kutabizi nyine kwavuze kutabizi none se ko wa mugani ko yatabivuga ngo ntabwo yavuze ngo ntabyazi nje ndi kumurabura Yaka naye ndagukeka zaramuvugisha na Alfred zamukubwirira oya nge ndamukeka Yaka ngewe wavuze kutabizi hanyuma ibyo binini wabimenye gute so wabimbwiye so ya nukujya numva kandi wavuze ngo ngewe umuntu wanyeretse iyo video yambwiye yuko Nigeria iramiti yari yayinyweye oya ba Nigeria ariko bafite ntuze bafite igikoresho Nigeria bafite igikoresho barakora noneho kaka nawe urabazi Nigeria baguba oya ntago bari bagusogongeraho ariko gusa nubwo bagusogongera ngiye gusa ni mediri pasiki ko tutasezeranye se nivuta ni kuvute ariko gusa ndagukunda naye ndagukunda pe I love you so much I love you too urukundo rwanyu rumeze nk'impuzi rumeze nk'iki ni vutu ya vutu uravuze neza cyane message karabone wari kumbura ngo none ngo arabakobwa basigaye batanga message ngo yitwa ngo niba ari body to body massage ngo body to body ese wari kusiyaka wari bwaje muri massage dakareka naba nkubeshye none se kamaze kubaza naba nkubeshye rwose uretse gato tubanze dukurura ku kantu sibyo uramutse ugiye muri massage nikumva kajya muri massage hariya rwose niba ari ukuryama niba ari ukwicara niba ari iki ukagenda ukiyembura hariya bakajya gukora massage yawe bari gukora wambaye ubusa ngewe se nese bakora massage wambaye reka da uba wambuye ubusa ngewe buriya ngewe niyo ngeze kuri babandi bitwa ngo ni ndangamiro ipantaro ntabwo njya nyirenza hano ku mavi ndatsura ntabwo ujya uyirenza ku mavi reka ntuyirenza ku mavi ariko waba bari kugukorera ku ntuzi kurigira inka munyarwanda aho aba ari sawa ariko aba ari sawa se ahandi kuki utahagira kandi aho ingenzi uba waherekanye aho ingenzi mba nakoze ariko mba ndi stand by kwiruka genda kubwira muri massage rero sibyo uragiye ugeze mu cyumba cya massage fresh neza wenda wabanje no muri sauna n'urugero ko sauna ntago wayijyamo n'ubundi wambaye ese bakoreramo ibiki sauna ni kujya kota oya ntaga ibishitani kujya kota
urumva iriya miti ya kinyarwanda ari kuvuga ngo igafungura imyanya y'uruhumekero ugahumeka neza ibintu nk'ibi ni nko kwiyuka. Ni ukwiyuka ariko bakoramo ibidakenewe. Cyase Ego baba. Sauna se harimo n'abakobwa baba barimo. Ni abantu baba batarimo hose ingeri zose ziba zirimo ariko bakoramo ibintu bidakenewe. Yagiye. Wa mutipe uba uri kukoza hari ukuntu uba ushaka kugira ngo bakumase urimo hari ahaboro. Noneho iyo ari umukobwa asa nk'uri nimara kugutsirita nacyo akagitsirita. Igitsina se. Ngwiki. Akagifata nonje ndakubwira ati nje nigiriyemo haro nabonye bari kubikorera noneho we akazajya nayishyiramo kuko nawe ntaba yambaye. Oya genda. Wagera no muri massage rero. Bambaye busa bose n'umukobwa waje. Uba ukenyeye agatenge uragenda agatago agatenge ugakenyera hejuru ufite nagatenge ko n'ubukenyeye niba wambaye risutiya nyine ukayigumishamo cyangwa ukayikuramo ariko icyiza ni kubikuramo byose ukagenda wambaye agatenge baguha. Yari wamubira uba uri kukumasembe no kukumasembe no kukoza. Ni umutipe se uri kukumasa umukobwa. Abari koza umukobwa. Abari kumwoza nyine nayishyiramo. Oya genda. Ayishyiramo imbere nyine naho ari kuhatsirita. Uri kumva? Noneho ndi kwibaza noneho nyuma yaho rero ukagenda ukajya muri massage amara kugera muri massage rwose nta kibazo na kimwe ufite ibintu byose ari sawa ibintu byose ari mama wararaye. Bakagira batya ukagenda hano ukakuramo agatenge kawe ndari wajya cyangwa agasume sinzi ukaryamara ku gitanda wambaye ubusa buri n'umukobwa nakaza yambaye ubusa buri yaje kukumasa Yaka duha ibitekerezo tubwire ukuntu ibitekerezo mind yawe yahitimera uko byagenda ko wavutse n'umukobwa yambaye ko yavutse yaje kukumasa icyo nzi cyo gusa ntago namufuta ku ngufu ariko tubyumvikanye urumva ntago yamvi mu maso rwose. Barabakobwa nawe abajuga tuza akakumasa bikarangira massage karangira icyo kiba cyakujyana cyangana se byonyine ngiye nkora n'umukobwa gutya gahita ihaguruka ngayi basugunaje kukwirega imbere wambaye ubusa akaza none bose si karese subwo naba ari kugukarisiyo ni masa ubundi ngiye nubwo bavuga ngo massage njye mbona ari karese bro uretse Yaka ikangubwiza kuri kuzima sibyo mu bintu bya mbere murava abyumva mu bintu bya mbere agomba akimara kugira intanga y'Kigali mu Rwanda tuzakujyana muri sauna andi massage ugiye muri sauna wote ujye ku cyotero wote nurangiza ujye muri massage bakumase ntacyo bitwaye rwose zaza none se nge ndwaye intinyi ku buryo ngewe nagomba kumva ko ibyo byiza abandi byabagezeho. Yaka uri tayari ko muri ubwenge bwawe usanga bwahise bujya handi ibyo byiza ariko koko ngewe nabyanga ngewe nanjye nkumva ukuntu mubayeho. Yaka oya ahubwo mabuja byumve rwose nanjye iyo massage ndayikeneye rwose uzajye nawe utuvuga ni n'uyu okay banzi uzanayinkorera sibyo sasa wajya gukora massage nkora massage ngiye nkora muri massage uzakorerwa n'undi mukiriya cyacyo uzaba kujya kukanya ntago byemewe haba hari abakozi babigenewe basanzwe muri sauna nto mwinjirana ariko muri massage tugezemo akanyimase nabyo ubiteganya kiba cyarese ntago yakwiye nabyo ubiteganya ko hagiye akakwima pesa ariko njyanye uwanjye nibyo byabari ati sente ziriwa mukabisoreza aho ngaho indani iyo ngiye mbese ko mama muri mumwe yine nta wendi we wawemere kwinjiramo abafunze ahita cyangwa n'ufunga katanarukuramo numva leta mabuja rwose abyumve rwose nanjye mabuja ibyo byiza rwose ibyo byiza akamassage nanjye rwose karakenewe ko ari bwo bwa mbere nzaba nanabigezemo rwose mabuja ku kantu uzakankorera hari ibintu by'abasirimu nyine utarajyamo nk'akantu ka massage n'akabasirimu ibintu by'abasirimu rwose ntarageramo nanjye ku kamassage rwose mabuja ndagakeneye cyane ukeneye gusirimuka shaka gusirimuka rwose ariko buriya dore imbogo bazimasagera uyimubeshyira cyangwa joyeuse wa mugari bunzova zimassage shantayo ariko mukanya byasanga yayize mbona ari ikirara ariko barababona Kanyombya nawe Kanyombya we ni ikirara ariko nawe cyakuyeho ashobora kuba ari ikirara ariko ataragerayo Kanyombya ni umunyamujyi ashobora kuba ari ikirara ariko ataragerayo gutandukanya ikirara n'ubusirimu rero kuba ari ikirara ntabwo bisobanuye ko ari umusirimu ikirara ntabwo ari umusirimu ushobora kuba ari ikirara ariko massage ni ubusirimura ubundi massage tubwira ukurikije uko yumvishije uburyo mbyumva ni uburaya rwose
n'uburaya nta busirimu mbonye hari n'uburaya rwose nta busirimu buri hari ugakuramo imyenda umukobwa akagukariza se ubwo nayo akayikoraho akajya yikanda imitsi igasubira ku murongo nese uri kumva atari ubusirimu nese uri kumva ari uburaya nta busirimu burimo n'uburaya ahubwo bwo ku rwego rwo hejuru seriye ari uburaya rero batabikuraho siko dushobora kujya muri rogi ngiye ngahita nura hasi ariko umuntu arabanza aragushyukwishije ikareduka n'imitsi ikenda guturika harangiza ngo subura n'uburaya buriya ariko abakobwa nabo bagowe ubivuze ngo ku myaka 38 ufite nturajya muri massage habe na rimwe rwose njya niharangiye nk'abadora imbogo kandi ibaze reba Kigali ama guest house yose yuzuye muri Kigali n'utubari twuzuye muri Kigali handitseho ngo sauna and massage ariko ngo nturajyayo ibyo bikora ababizi sinavukiye mu mujyi sinakuriye ntago nayabuze bitanu ntago ari mu mujyi wa Gisenyi ko wawukuriyemo cyane ko byuzuye kwarinda irimo agaturukamo nkahereza bitanu none se massage ya bitanu njye nabuze bitanu urabura ukuntu uzajya ubikora uzajya ugenda muri massage bagukorere nurahise ugenda agaturuka ubuntu uyagenda nibundi niko babikora abandi turukubu wowe ujya utange ibyo bitanu batanga gukorera nako ka massage batanga ibyo bitanu kakarya bakanagukora massage umva iyo mibare kuntu ibiri kubarika umva abana b'i Kigali njye ntabwo nakuriye i Kigali rero ibyo bikora babizi bakuriye mu ariko wajya kwishyura 5,000 ugaturuka mugahita ugenda ariko nka wakishyura ibyo bitanu ukarya n'agaturuka ubuntu waba wagiye gukora iki wagiye muri massage ese wayishyuye 10 cyangwa 10 na bingahe wese ni rojo wari ugiye kwishyura utisanzuye nese hari ukuntu ugenda ugasaba umukobwa yarese abishaka none mwahuza nawe uri ikiraya umukobwa akigara ubwo yapfa kubishaka gutyo gusa baba bakora muri nuze muri massage no muri sauna baba barabihaze bariye reka bishaka ari uko yabonye iyi sente zirimo zigira gutyo hari ukuntu akabona izo yagiye amasa zitandukanye niyo abonye agahita yumva arayishegeye oya Yaka reka nkwaze ikindi kibazo kimwe cy'amatsiko wenda gisa nk'wenda ari nk'ikibazo cyanyuma agiye kukubazaho wenda sibyo kuva waba hari wari bwateretswe n'umukobwa njyewe yaranterese hari umukobwa duha iyo story njye nta mukobwa nigeze kubabwira ko nigeze gutungaho umugore ntanabiteganyaga nabiteguye w'imyaka 16 njyewe n'abagari ahantu bita Kituku ni yari muri Kongo Igoma tuba mu kigo cya gisirikare urabizi ko abasirikare ba Kongo babana n'abagore babo mu bigo umukobwa yakundaga kunyura aho ngaho baje kugura isambaza n'iki umukobwa aragenda viwabo nta namuzi nta n'ikintu twavuganye azana ibishyimbo azana amasafuriya azana amasahani araza ahita kwamira iwanjye aravuga ati ngewe ngomba kubana nawe ku ngufu kandi abandi batipe twabanaga bari bafite abagore njye nta mugore ngira nanjye umukobwa akiza ndavuga turakaza neza mboga zizanye umugore abakwamiye aho ngaho gutyo urumva wowe mukobwa mu buzima wabayeho waguterese niwe nta nubwo yaneretse we niwe mukobwa akweretse urukundo kera babyitaga ngukira umukobwa yacikiye siko babivugaga ni ukuvuga we yarizanye kabisa nagiye kubona mbona umuntu araje rwose n'ibirongwanywa n'ibyo muzarya yewe yazanye n'ibiryo n'amasafuriya n'ibiki byose ahita atangira no guteka ako kanya uwo mukobwa ararenze ahubwo uri kumva yagutunze ni nawe mukobwa narongoye ukiri umwana kabisa ukiri umwana yego ntabwo yari isugi kandi ubumanzi bwawe wari wabutakarije hehe ku gikecuru cyitwa Nyabati ariko ku myaka ya 16 warongoye umukecuru w'imyaka 40 aba yagufashe ku ngufu uyu ntabwo yafashe ku ngufu kucyo gihe ntabwo nari nzi gutereta kandi urabona ngiye nari umusirikare icyo gihe urabona abasirikare ebana kubona ku gituba bari imboneka rimwe icyo ubonye rero twarakibonye byamwongeza hawe nari cyongera utuvumbika vuba umva vuba cyane rwose ko tukibona bari imboneka rimwe rwose nese ubwo mukecuru yari afite ubwenge agira umwana nkawe nanajyagayo ubwo buri munsi n'abana be batangira kunyita papa nka wa mugore ubu turi kumwe bita mu maganza mfite undi mugore nanone ubwo rero njye duhita tubivamo
dise tubivamo uravuze ngo ufite undi mugore kandi ntabwo da ntawe kambwiye ngo ufite undi mugore oya nuko ari umugore nari maze iminsi narinjiye ariko ntabwo ari umugore wanjye tubana reka mbwire Yaka dute tubivamo urukundo rwanyu rurarangiye bise rurangira urukundo rwanyu na Yaka rurarangiye ntabwo wanyanga ariko warangiye reka mitesoza n'ikiganiro kugira ngo ingiyi bayita Umurava News umunsi ku munsi 5 kuri 5 kora subscribe niba utarayikora n'umwanya kugira ngo uyikore minetwa T bless mutaburi imigozi muhambra we bakwita ngo iki byandike muri comment